bashaka nanjye banyica none basigaje iki niba ufashe miliyoni zenga 60 ugashyira ni iki kintu gisigaye ubuse umwana wihirinze afite imyaka 29 umwana wihirinze agashaka amafaranga kugira ngo afashe leta mbere na mbere sino kurera na papasi aho kugira ngo leta imufashe bahubwo bakamusenya bene akakagena urasaba iki Rwanda Housing Authority icyo nasaba cyeka bamfunze byuze nkaruhuka ni mugenda kenshi ko uyu mugabo ahisemo kwisabira igifungo kuri polisi kugira ngo abashe kuruhuka asabye urwego rw'igihugu rushinzwe imyubakire mu Rwanda ko rwamusabira igifungo kugira ngo akomeze kuba mwisi muri rusange kuko yababajwe cyane reka dukurikirane uko byagenze rega amatwi wumva uyu mugabo yafashe icyemezo cyo gusaba icyangombwa ku murenge yubaka amashuri menshi yubaka amashuri ashoye amafaranga arenga miliyoni 60 z'amanyarwanda kugira ngo afashe igihugu mu guteza imbere uburezi buboneye mu gihugu cy'u Rwanda gusa ntago byaje kumuhira kuko haje kugaragara inkuru y'akababaro aho uyu musore uvuga ko afite imyaka 29 afashe icyemezo cyo gushora amafaranga ye mu kubaka ikigo cy'amashuri byaje kurangira asenyewe iki kigo cy'amashuri agahita asaba inzego z'igihugu z'umutekano ko yafungwa kugira ngo aruhuke kuko ngibyo akorewe ari ubugome ndengakamere yibaza kuri ejo hazaza h'urubyiruko rufata icyemezo cyo gushaka ibikorwa byo kwiteza imbere bikarangira bisenyewe ibikorwa byo kwiteza imbere njye kugukurikira amakuru nitwa Damu iyi ni Rwanda News ngakora subscribe ukore like share and comment kugira ngo tujye tubana muri aya makuru ibi bikaba byabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana muri santere hejuru yaho bita Nyacyonga